nongere rero mbaha ikaze mwese mukurikiye TV10 cyane cyane mukunda iki kiganiro cya 10 Tonight nkuko musanzwe mubimenyereye iyo mucyumvira nanga muhita mwumva ko twinjiye mu makuru ya sinema kandi mukaba mubimenyereye ko jewe nka Paru nibanda cyane hano mu Rwanda kuko nicyo kibuga cyanjye nicyo kibuga nkoreramo nicyo kibuga mbarizwamo ni nabo bantu mba mpirimbanira cyane kurenza abandi gusa ntabwo dushobora kwirengagiza nibera hanze y'u Rwanda nkuko bisanzwe rero je ni Rukundo Paru ubageza iki kiganiro reka makuru yacu tuyahere hano mu Rwanda ahavugwa kuri filime yitwa Intandaro y'ikibi yasohoye posta yayo mu minsi ishize iyi filime ikaba imaze kumera nk'ivugishije abantu bitewe n'amasura yagaragaye kuri iyi posta yayo ikaba ari posta iriho abakinnyi bamwe na bamwe tutari tunasanzwe tumenyereye muri sinema nyarwanda gusa hariho umukobwa witwa Alice uyu mukobwa akaba ndetse yaraje no muri iki kiganiro akaba yaratubwiraga intumbero ze ko ashaka kuba umuproducer tukamubaza se n'ubu umuproducer uzarekera gukina cyangwa uzabigenza gute so muri iyi filime rero harimo nandi masura nka Didier Kamanzi musanzwe mumenyereye n'ubundi mu mafilime menshi cyane y'amanyarwanda ndetse nandi masura abiri atamenyerewe cyane hano muri sinema nyarwanda harimo Patrick Nyamitari ndetse na Ndanda ku nshuro ye ya mbere umukinnyi w'umupira w'amaguru umugaride w'umupira w'amaguru agiye gukina filime no kuvuga ngo iyi filime rero abantu benshi bayitegerejanyije amatsiko nta trailer yayo irasohoka nta kindi kintu na kimwe cyari cyasohoka kivuga kuri iyi filime ariko iyi niyo posta yabo yabashije kugera hanze bwa mbere bivuga ngo wenda mu minsi iri imbere bashobora kuzadusunikirana ka trailer cyangwa se incamake za filime yayo gusa amakuru mfite nuko iyi filime ari uruhererekane bivuga ngo dushonje duhishiwe mbese umuntu wifuza kureba Ndanda ngo ese azaba ari gukora ibiki umuntu wifuza kureba Nyamitari ese Nyamitari araririmba ibyo nanjye nta makuru ntaramenya neza ariko buriya wenda mu minsi iri imbere dushobora gutumira n'aba nyiri filime bakatumara amatsiko wenda cyangwa se nabo bagasohora trailer bagatwereka bimwe mu zaba biranga iyi filime gusa ku izina ryayo no kuri poster yasohotse hariho ibintu by'ibikomere hariho ibintu ubona bimeze nk'amakimbirane ariko nanone izina rikitwa ngo Intandaro y'ikibi bivuga ngo iyi filime izaba iri mu rugomo ukabije ibyo byo naba mbibijeje reka rero mpite ngaruka hano muri studio nkuko mumaze kubimenyera nkunze kugira abatumirwa uyu munsi rero umutumirwa wanjye ni umwe mu bantu mwakunze cyane mu mafilime nyarwanda ndetse filime akinamo uretse no kuba mwaramukunze ubwe na filime akinamo mwarayikunze cyane reka mbanze mwakire iburyo bwanjye yitwa Mama Sava uraho Mama Sava uraho neza cyangwa kwite niko fine ubushize ubwo duherukana wari wabwiye abantu ukuntu ngo witwa Analisa Nido Analisa Nido abantu barabizi yego mbere yuko twinjira muri sinema nshaka kukubaza ubwo nguheruka kukubona hari ikintu cyahindutse kuri wowe nabyibushye oya ntabwo kuzibanza ni ibintu byanjye ntabwo yongereye ariko ku ntoki zawe hari ikintu cyahindutse hari impeta ndi kubona ku ntoki zawe itari isanzwe ariko si imwe nambaye impeta ebyiri ariko iri ku kaboko k'ibumoso kandi akaboko k'ibumoso gafite igisobanuro kurenza akaboko k'iburyo parari kwiyenza iyi mpeta ntabwo mu by'ukuri nari nyikuzeho ntabwo nari nsanzwe nyikuzeho turabonana kenshi turaziranye ntabwo iyi mpeta nari nsanzwe nyikuzeho uravuze ngo bayinyambitse vuba ubwo ibyo niho bivuze ahubwo jewe n'ibyo kuyikwambika nyamuneka mukurikiye iki kiganiro ibyo kuyimwambika ntabyo nigeze mvuga niwe ubyivugiye ubwo ahubwo tubwira uwayikwambitse kubera ko iyi mpeta iriho n'inyuguti mutagira ngo ni impeta zisanzwe gusa iriho n'inyuguti ya G mu mitwe yanyu hashobora guhita hazamo wenda za G nyinshi wowe wawe harimo iyihe G bo reka turebe hari ba Gatete hari ba Gatsinzi harimo ba Gracier harimo kuki ngeze kuri Gracier ugaseka uri kwiye nabitomboye uri kwiye nabitomboye ndabitomboye hano muri televiziyo ndabitomboye noneho tubwiye niba ntibeshye igisobanuro cy'iyo mpeta kuri wowe ni iki none se uri kuvuga ngo hariho G kandi G habaho ibintu byinshi bitari n'amazina ariko nambaye marke ya Gucci jewe navuze amazina ngeze ku izina rimwe uraseka rya no urumva bivuga ngo
ubyumva hari icyo bita body language oya nta body language hari icyo bita body language urumva mu bantu mwize body language mwarangije kubibona ko uko byagenda kose hari ikintu cyihishe inyuma y'iyi mpeta kandi iyo mpeta ya ga nyamuneka Gracia ararengana ariko Imana aho hararenganye pe iyi ni marke ya Gucci ni marke ya Gucci reka tubyemere ko ari marke ya Gucci gusa na Gracia buragira marke yiwe uri kubyumva ni Gracia nyine nayo niga so ubwo rero buriya nawe dushobora kuzamushaka vuba tukamubaza ariko se nta mpeta wigeze uburira nko kuri site yanditseho ga cyangwa se nta mpeta wigeze utanga ubishaka yanditseho ga nawe akatubwira ahubwo ndamuhamagara nyuma y'ikiganiro utaramuhamagara kugira ngo anyibwirire ukuri ndabizi ushobora guhita umujya mu matwi reka rero duhite twinjira noneho muri sinema nyirizina uri mu bantu navuga bamaze gukina bamaze kugaragara cyane mu mafilime menshi reka no kuvuga menshi ariko inshuro nyinshi cyangwa se igihe kirekire muri filime ndetse zagiye zikundwa cyane hano mu Rwanda experience ukuramo aho ni experience ya mbere nkura muri filime ni ubumenyi kumenya nyine uburyo umuntu akina filime niyo experience ya mbere nabonyemo ikindi ni abantu kwirefera ku bantu uzi neza ko bakuruta bakurenzeho kuri ibyo bintu buri gukora kuko niba mfite amahirwe yo kuba nkinana na Gratien ni experience ikomeye ikindi ni uburyo nyine hari imiryango igenda ifunguka kubera nyine sinema hari ibigenda nyine ibyo ngenda ngeraho kubera sinema experience ngenda mbona kubera sinema hari ubwo mperuka kuganira na Bahavu yambwiye ko ngo we sinema ayizamo bwa mbere cyangwa se mu bintu yagiye imufasha nuko yashaka kuzamura izina rya Bahavu ku buryo no mu gihe yaba atagishoboye gukora filime iryo zina rya Bahavu rishobora kumutunga rishobora kuba ryamukingurira imiryango runaka ku buryo bagera ahantu bavuga ati uyu ni Bahavu winjiye reka tumutege amatwi buriya ikintu cya mbere kidindiza yaba business yaba n'umuntu n'umuntu cyangwa se iterambere ry'umuntu muri rusange ni ukumwima ijambo ni ukumwima amatwi buriya umuntu yabashije kukwima amatwi hari abana benshi hari abantu benshi bafite amaproje hano hanze menshi umuntu ashobora kujyamo agakira akabigitangaza agakiza n'abandi ariko kubera ko yabuze umuntu umuha amatwi gusa ngo amusobanurire uwo mushinga bikaba biri kumubuza amahirwe rimwe na rimwe bikaza kurangira nabivuyemo avuga ngo imyaka iri kunsiga reka mve muri ibi byo kurota no gushaka gutera imbere byihuse ngiye gushaka kandi kazi ndebe ko byagaragara neza so ariko nk'iyo ugize izina nk'uyu munsi abantu benshi bazi Analisa ni bake abantu amini bazi Analisa ni bake umuntu wese ukubonye akuzi kuri mu Masava hariho n'abakubonye mu kanya muri hallway uri kwinjira bahita bavuga ati niyo Mama Sava nta muntu uzi ngo Analisa ni bwoko ki ninde so bivuga ngo uyu munsi uramutse ugiye nka Mama Sava hano henshi imiryango ishobora gufunguka ndabeshya cyane ariko bidasobanuye ko buriya na Analisa ritazwi rirazwi ahubwo kubera yuko kuko ntaragera muri Papa Sava nakinaga muri Seburikoko nakinaga ndi Mama Patrick icyo gihe nitwaga Mama Patrick ni nkako Papa Sava ameze Papa Sava yahereye muri Sekaganda ngira ngo ajya kuri Ngiga ava kuri Ngiga ajya kuri Seburikoko ajya kuri Papa Sava urumva amazina twebwe amazina ntago izina byo byavamo ko witwa iryawe kereka nemeye ko bakinisha Analisa ariko kubera yuko ndi umukinnyi wa filime ngomba gufata ayo mazina yose kuko akenshi iyo uhuye n'umuntu akakubaza niwe Mama Sava yesi njyewe none se izina ryawe rata niri witwa umubwiye niyo mpamvu Analisa ribarizwa so noneho wenda akabazo k'amatsiko mbere yuko nakira undi mushyitsi wacu mbere yuko tuninjira noneho muri topic yacu uyu munsi akabazo k'amatsiko wenda sinzi niba ari akabazo kari professional ariko umuntu arabaza ntacyo babitwaye ni umuntu kubaza tubona Papa Sava tukabona na Mama Sava ariko sinzi niba nari nabona Sava impamvu ni ukurebye Papa Sava vuba cyangwa wenda ukaba uzireba gake ariko abantu bazi Papa Sava muri 2018 2019 bazi Sava
Sava yararimo ubu se yagiye he Sava byabaye ngombwa ko Sava adakomeza kubera by'uburenganzira bw'abana bataragira imyaka 18 ariko mukomeze mwumve ko Savarata ari kwa nyirakuru yego reka mpite nakira rero undi mushyitsi wacu iburyo bwawe nawe atangira twibwira no duhite twinjira no muri topic yacu y'uyu munsi. Murakoze cyane, amazina yanjye nitwa Nkundabatware Thierry, nangiye ndi umukinnyi wa filimi, nkaba n'umuririmbyi, ndi umuhanzi muri rusange. Nzamutse vuba ninjiye mu mwuga wo gukina filime muri 2020 ngirengo, ariko bwa mbere nari nangiye kugaragara muri filime Indoto ica kuri televiziyo Rwanda. Aba nkomeje mbese nifuza kuba nanjye hari uruhare nagiramo kugira ngo iyo sinema, uruganda rwa sinema rugire abakuvana aho rugera. Yego, ku bantu rero mudukurikiye muri mu rugo mushobora kuba mwibaza impamvu nazanye abatumirwa babiri muri studio, ari nayo mpamvu ngiye guhita mbabwira none topic yacu y'uyu munsi. Mama Sava ni umwe mu bantu bamenyerewe cyane muri runo ruganda rwa sinema, ariko hakaba hari n'umuvandimwe none nawe uri kwinjira mu ruganda rwa sinema ndetse urimo urakora watangiriye mu Ndoto ariko uyu munsi utangiye no gukora indi mishinga ye muri sinema. So topic yacu y'uyu munsi rero iravuga ngo ese u Rwanda muri sinema nyarwanda dukeneye izindi mpano nshya cyangwa izihari zirahagije? Mbere yuko rero tuyiganiraho, reka tubanze turebe aka video gatoya ka Mama Sava, ubundi turagaruka nkuko nayo bibasezeranyije ko iki kiganiro nubwo tuba dutumira abantu tugira gute ariko mugomba no kukinjoyinga, ni entertainment, ntago nabicisha amagambo gusa kandi hariho n'ibindi byinshi nshobora kubereka. Reka tubanze turebe aka video gatoya ka Mama Sava, turagaruka twinjira muri topic yacu neza. Genda bambari ntugire impungenge uramura hese ko bakubeshye. Mama Sava wese kandi ubwo rero nukuvuga ngo ibiryo byawe ngiye ntabiriye rwose. none sugiye he? Yewe abantu nyine baramamagaye bati tugereho vuba nyine tuguhe iki tuguhe akazi. Ubu ndigabye nyine ndumva bikaze bidakarasagize ngo ibyubu biroroshye, nubwo ukubita nyine ugakubitiririza kugira ngo ugire icyo ubona. Nese ugira ngo biba byoroshye Mama Sava kuko ugiye utariye oya ntabwo nibura uragaruka kare. Ucyumvara ubu se ndakubwira ni ngiye Kigali, ndajya Kigali hanyuma ngaruke kare ndarara nyine urumva ko ndi burare. Usibye kurara kandi bijemo gute Papa Sava? Ariko se ubwo urumva nyine abantu niba bambwiye bati banguka Kigali tuguha akazi, kandi urabibona isaha aho zigeze, ndajyaho tuganira iby'akazi, wenda ngire no kubemeza ninkora nyangira hanyuma noneho urumva nagaruka. Nibura se wibutse gushyiramo uburoso na korogati base ejo wazakoresha borosa mu gitondo. Abagore bo nabo barasetsa rwose. Ndakubwira nti ngiyeyo ntago mfite iki, nta kintu mfite. Ubwo se gukutura umunwa n'amenyo urumva ari cyo kintu gikomeye cyangwa cy'ingenzi gihari? Urumva gukutura amenyo ari cyo kibanzira? Ndaba naraye ngangitse hanyuma mbyuke numva nakwishyira korogati mu kanwa. Ubure kugira gutyo uvuge uti akira 5 nubura rogi upfe kurara aho ubonye ha makeya ngo mbyuke ngo nkutura amenyo nkutuza kanwa. Akira tazabura ibyara ngo wararogeho kabyara. Dore urabona ko nsigaranye 5 byonyine. Ubona se biri bumfashe mu kidomanje cyanjye. Ariko ubu bukoze rero, ubu bukoze nanjye reka nigabe mvugane nabo. Nizere ko ejo uzagaruka uri gahunda twari dufite uyu munsi. Ariko Mama Sava nawe jya utekereza ko agahanga umugenzi kabi yagiye. Sibyo sheri n'ibinkundi ranzaza, ariko nje no kuguhamagara nkakubwira ni bahise bavuga ngo patro tangira akazi. Ako subwo ko ntabwo ushyiramo ibintu byose ubwo wapakenza ibintu byose. Ndebera indi mayo ujyanye mayo imwe? Nari njyanye imwe nambaye, ndebera indi mayo. Reka nkurebe amasengeri yose arimo. Amasengeri arimo ndebe. Yes, nk'abantu rero mumaze kubona aho gasene, abantu mukunda Papa Sava murabizi ko ndabizi neza ko aho mwicaye mwe muraseka. Uyu ni umugabo usetsa cyane, yahura rero na risanido bigahita biba ibindi. So iyi sene tumaze kureba nicyo yibukaho. Uyu mugabo arasa n'umuntu uri mu buryarya.
Sava ni umunyamafuti pe, ni umunyamafuti ukomeye hariya yahungaga Ndimbati yari muri mideni yanze kumwishyura, atari uko adafite amafaranga ahubwo gusa adashaka kumwishyura, ananjye ahitamo kumbeshya rero ko agiye i Kigali ariko ari uguhunga gusa. Amaherezo uzakazagaruka ryari? Ati dega biranashoboka bamufatiye abantu bajye kuri YouTube bayirebe, ni episode iryoshye. Abantu bajye kuri YouTube bayirebe, nkeka ko ari kuri Niyitegeka Gratien kuri YouTube ya Niyitegeka Gratien, mujye kuri YouTube ya Niyitegeka Gratien murebe ama episode, n'ama episode aryoshye cyane. Haba harimo drama kabisa zo mu makaritsiye, haba harimo za drama nyine za Kinyarwanda, dukora ubuzima busanzwe bw'abantu kabisa. Nkeka ko ari niyo mpamvu abantu benshi bayikunda, kuko buri muntu wese ahita yibonamo agahita avuga ati iyi karakteri ni njye kabisa. Ubundi akenshi tubikora iyo tumaze kuyikina tubona comment ati shano ninjye mwavuga kabisa. Hari episode mperuka kureba agurukana umuntu niba ari umupasiteri niba ari icyara musimbukana kuko iriya se soyizi bare abapasiteri babaho na biriya bintu ababyeyi tugira byo kujya kwiyana mu rusengero public avuga uti naragize nye ntago ari mbiza. Yes, reka rero duhite twinjira no muri topic yacu nyirizina. Uyu munsi twakwifashishije nk'umuntu umaze gukina amafilime menshi, buriya niyo yaba ari filime imwe cyangwa ebyiri ariko ama episode umaze gukina ni menshi cyane. Yaza kuba ari amafilime agiye atandukanye, wari kuba uri mu bantu bafite bakinnye filime nyinshi kugera uyu munsi. So noneho nshaka ko twibanda kuri ku mpano nshya. Ubundi iyo tuvuze impano nshya wowe wumva numva abantu ntabwo numva abana, numva umuntu wese ufite inyota yo kujya mu kintu ari mushya nyine atarakigerageza ariko akakigeramo. Izo nizo mpano nshya tuba dufite nko muri sinema, umuntu uba utekereje akavuga ati nkunda filime reka nyigemo, akayinjiramo, iba ari impano nshya. Noneho uyu munsi umaze kumenyana n'amazina hafi ya yose akomeye muri sinema, muraziranye, murahura, muraganira, wumva ibitekerezo byabo, nawe umaze kuba izina rikomeye. Actually birashoboka ko wenda hari n'abantu ntabwo njyewe ntabwo nkuzi uyemera, ariko birashoboka ko hari nk'ahantu ujya ujya nk'umuntu yashaka kugukora kukitarutsa, urumva ni urugero umuntu yaza gukora kuko turabizi ko amazina ko iyo amaze gukomera aritarutsa, kandi koko ni nabyo kubera ko buriya na security yawe bari ngombwa. Urumva ntabwo ubuzi ngo abantu bose bagukunze bagukundira iki nicyo kibi cyo kuba umustar. Uvuga ngo ntabwo ubuzi ngo abantu bose bagukunze, kuba umustar ni nko kuba mwiza. Ntabwo umenya ngo abagukunze bagukunze kubera ko uri umuntu mwiza cyangwa kubera ko ufite isura nziza. Ntabwo abagukunze iyo uri umustar umenya ngo bagukunze kubera ko uri umuntu mwiza witwara neza mu bandi, cyangwa se kubera ko bagufana kuri video. So urumva rero birashoboka ko rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu amera nk'uyeronya cyangwa se akiprotectinga byo kuvuga ngo okay nagusuhuje, so noneho wakomeza ukagenda, sibyo? So noneho uyu munsi iyo urebye impano ziri muri sinema aka kanya, ese ubwo turavuga mu gice cy'abari hejuru, ese ubona bihagije ku buryo izi mpano tuzireke nyine zisanzwemo zisaziyemo zimaze igihe, tuzireke tukomeze tuzisunike zamamara arizo zamamara zonyine, cyangwa dukeneye izindi mpano nshya? Niba tuzikeneye impamvu ni harabura iki? Impano nshya turazikeneye cyane cyane kuko nanjye mvuka maze kumenya ubwenge, maze kureba ibya filime, ntago nari ntaragera nyine muri filime. Hari abari bahari ba Mukarujanga bari bahari, hari abantu mbese n'abatubanjirije muri uyu mwuga wa sinema bari bahari, ariko igihe kiragera basa n'abavuye mu nzira, natwe turaza. Ntago bagiye by'uko babuze, barahari, ariko hari andi mazina yagiye azamuka, natwe turimo. Bivuze yuko nanjye ndimo ndagenda nzamuka, hari abandi bagomba kuza hasi yanjye. Niba Mama Sava mu myaka 4 maze muri sinema, hari uwo natekerezaga ko yayikinaga akagenda, nanjye nkazamo, nanjye nkeneye uzansimbura. Impano nshya turazikeneye, dukeneye abasineyaste, kandi noneho ntabwo dukeneye batwebwe, dukeneye abafite imbaraga bashobora kuzashyira u Rwanda ku rundi rwego bice muri sinema.
abo nibo twifuza. noneho wenda nguciye mu ijambo uti dukeneye abazadusimbura. Yes. ariko se ntabwo dushobora kuba dukeneye ahubwo abadufasha mbere y'abadusimbura, kuko abadusimbura bivuga ngo bazaza bagomba kuhagera twebwe nyine tugahita tuva mu nzira. noneho muri iki gihe urumva uko wari utanze urugero rwa Mukarujanga uti nanjye narazamutse, wenda nawe hari ahandi ari ku noneho nanjye nkeneye abazansimbura. bivuga iyo umuntu bamusimbuye bivuga ngo yavuye aha abagiyeho ku ntebe hari undi wicara. Njyewe none icyo ndi gushaka kuvuga, ese dukeneye abadusimbura cyangwa dukeneye abatwunganira uyu munsi? Gusimbura navugaga, abantu baze kunyumva neza, gusimbura navugaga twebwe turakura, imyaka igenda ikura. Niba n'urugero, niba muri 2015 nakinaga ndi umukobwa, nkaza gukora ubukwe muri 2018, nkabyara nkabyibuha cyane, ntago bazakomeza kunkenesha nk'umukobwa, bazakenera undi mukobwa bakinisha muri wa mwanya nakinagamo, azaba nsimbuye. Njye nshobora kuzagenda nkakina nk'umumama, ariko sinzaba ndi kuri hahandi nakinaga. Ni ukuvuga abantu tuba dushaka ni babandi nyine badufasha aho tugenda tuva, kuko bitewe nyine n'imyaka, bitewe n'ubuzima umuntu abugenda bamo. Nk'abantu umuntu aragenda akabyibuha cyane, ntabwo umuntu mukinisha role zimwe. Ariko sinzi niba uri kunyumva neza cyangwa ndi kukumva neza, kuko ni ukuvuga ngo wowe aho wakinaga uri umukobwa bahashyize undi n'urugero, bahashyize undi, bivuga ngo wenda naho uri umumama numara gusaza bazahashyira undi. Aho ndi umumama nimara kuba umukecuru bazahashyira undi w'umumama. Ariko noneho ngende kwibaza, icyo ni igihe noneho warangije kuba umukecuru, cyangwa se igihe wavuye mu bukobwa ukajya mu mama ukabyibuha umugani wawe. noneho ngende kwibaza ubu ahuri aka kanya nta zindi tara zikenewe zo kuvuga ngo noneho dufashe Analisa aho ari, urumva zinaze wenda munangana, munahuza indeshyo, munagize gute, ku buryo tuvuga ngo dufite ba karakteri nyinshi dushobora guhitamo nka Mama Sava. uri kubyumva ku buryo byibura niba ejo hagiye gukorwa indi filime urumva wenda ifite ikeneye karakteri nka Mama Sava, urumva bitazasaba ko Analisa ariwe utsindira iyo karakteri gusa, kubera ko ariwe umwe uhari muri sinema. Avuga ntibyaba byiza haramutse hari izindi mpano, umukobwa ungana na Mama Sava cyangwa se umumama ungana na Mama Sava, bareshya, bahuje imisatsi, basase n'iki, ku buryo nidukenera indi role ya fitingamo Mama Sava, twahamagara abantu tukabona abantu byibura nk'icumi cyangwa 20 cyangwa 100 baje gushaka uwo mwanya. None icyo gihe hagacu uwambaye nyine turabakeneye cyane, kuko dufite uruganda runini pe rwa sinema, si mu Rwanda gusa no ku isi hose twahakina. Analisa cyangwa Mama Sava niba ari njye uhari, wakenerwa kuri uwo mwanya ndi njyenyine, nta kintu naba narafashije abana bari kuzamuka. Ariko niba hari abantu bari kuzamuka nkavuga nti okay, nzamuye ni urugero, nzamuye Janet, twigeze gukorana ikiganiro hano, ndamuzamuye ngize ahantu mushyira, turangana ku buryo nibura niba hari filime 3 zikeneye abantu bameze nkanjye, nshobora kuba ndi gukina muri imwe ndi bize agakina mu yindi, right? Ku buryo uruganda rwa sinema ruzaba rufite abantu bangana nanjye, barebare nkanjye cyangwa bagufi nkanjye, babyibushye nkanjye cyangwa bananutse nkanjye, nibura 5 cyangwa 10 twaba twifashisha. Yes. Reka ngaruke ku muvandimwe nawe, noneho wowe nk'umuntu urimo urazamuka mu ruganda rwa sinema, sibyo? Ushobora kuba waragiye, ibyo ni ibyanjye ndi kwivugira nk'umuntu nanjye wabaye mu ruganda rwa sinema, ariko byabayeho, sinzi niba wenda ubu bikibaho, ariko byabayeho. Ushobora kuba waragiye uhura n'imbogamizi yo kugira amazina akurusha izina, abantu bakurusha amazina bagenda bakwitambika, bitambika wenda bakaba bafunga inzira yawe, ukaba ushobora no kuba warabitekereje kuza muri sinema wenda kuva kera, sinzi story yawe. Banza utubwire story yawe, noneho uburyo wageze muri sinema, nurangiza utubwire ese kuko dukeneye tara nzima nyuma yuko amini nshyashya, nyuma yuko umaze kugera mu sinema waje gusanga dukeneye itara nshyashya zari zikenewe, weho tara yawe yari ikenewe cyangwa wasanze abarimo bari bararangije kubikora neza, niyo utari kuza ntacyo bari kuba wishe? Banza uduhere ku rugendo rwawe, noneho uze kugera no kuri iyo topic. Murakoze.
ndibuka kera najyaga nkunda gukurikirana sinema nkareba uburyo ngira ngo natangiye kureba filime ndebera kuri zirara zishya arizo base Kaganda batangiriyemo na bakanyombya bo ndabanza ngenda mbikunda buhoro buhoro ariko ko uko iminsi yagiye yicuma nagiye numva nanjye hari uburyo numva nabishobora ubwo rero nibwo uko byagendaga mbireba mbikunda hari n'ukuntu burya niyo mpamvu bajya bavuga ngo hari ukuntu impano uba ufite ishobora kurira ku kintu wabonye ukagikunda sinema rero urugendo rwanjye rwa sinema nkurikije n'ukuntu byagiye binzamo ngenda mbikunda mbireba ngirane naje kwegera abavandimwe bafite amazina ngenda mbabaza ni ibi bintu nabyinjiramo nabigiramo gute n'uyu mu Masava turi kumwe hano nawe ari mu bantu bamfashije bakangira inama na Graciane uriya Papa Sava uko nageragezaga gupushinga sunika nibaza ni nabigiramo gute nabijyamo biba bigoye kuba uri umwandagara undi uri hasi utaramenya uburyo wabyinjiramo niyo waba ubikunda biba bisaba kugira ngo ubanze umenyane byibuze n'abantu babirambyemo kugira ngo byibuze bagufashe kubijyamo kuko niba wenda gukora filime mu Rwanda habaho casting kugira ngo ubone byibuza itangazo rya casting birasaba kuba byibuze ufite umuntu muziranye ubirambyemo igihe byibuza iryo tangazo akaba yariguha ndibuka njya kwinjira muri sinema itangazo narihawe na Graciane kuri WhatsApp arambwira ati genda ugerageza amahirwe njya muri casting ndayikora mbona ndatsinze ariyo ngiyo yitwa Indoto Nyinamo ica kuri televiziyo Rwanda n'urwo rugendo rwanjye rwo kwinjira muri sinema urumva ko biba bisaba kugira ngo cya kintu ugikunde n'ugikunda bigutere gupushinga ushakisha buryo ki wahura n'aba bantu babimazemo igihe babisobanukiwe kugira ngo bakwinjize muri wa mwuga ukunda cyangwa se muri cya kintu ukunda noneho umaze kwinjira muri sinema waje gusanga wenda ndibuze kubaza ikibazo nyuma kuri urwo rugendo warumbwiye umaze kwinjira muri sinema nyarwanda waje gusanga impano yawe yari ikenewe cyangwa iyo urebye ubona yaba irimo yaba itarimo ntacyo byaba byinshi yari ikenewe kubera ko ndibuka nkora casting nakoze casting burya iyo winjiye mu kintu ugenda uvuga ati usaba Imana uvuga ati Imana mfashe ibintu byanjye bicemo barambajije hari ibibazo bibazwa ntabwo bakureba gutya physically ngo bavuge ngo turagutoranije hari ibibazo bakubaza bakareba uburyo usubiza bakareba physical appearance yawe bamara kubona uburyo bakaba bati umukinnyi wenda dukeneye kuri iyi scene uyu azadufasha muri ibi muri iyi filime nyuma y'ibyo rero kuba baranoranyije bakamitamo bakangira icyizere nuko babonye ko mbishoboye kandi naje nyenewe muri make reka rero mbere y'uko wenda dukomeza na topic yacu reka tubanze twongere turebe aga video gatoya ko muri seri cyangwa se filime y'uruhererekane ya Papa Sava n'ubundi turagaruka dukomeza n'abatumirwa bacu kutambwira kutambwira ko mbonye yicaye hariya se nyine gahunda iteye ite nyine arabisoje nyine nose ko nakoheje message nkabona uratinze kandi ari ryo wamujyanye mu Rwanda ntabwo ari wanyohereje message ngo ninze ugahita wohereza indi ngo nimbe ndetse ngo nk'iminota 30 hari n'iminota 2 irenzeho Marigari wohereza indi message nukuri kwimara ndagapfa iki gihe akaba hari indi message nigeze nohereza Imana impano Marigari umbwiye ngo iki ngo arabishoje Mana yanjye we ubu arakwakwanyije ubu neza kurongora ibusa nta n'igiceri sa guhaye ndimba habe niripfumuye pe ariko rero ndimba nyine
nubwo bimeze bityo hanze aha ngaha hari abasore pe hari abantu bazi gukwakwanya uzi ko nagezeho nkumva n'igihe wamwishyura ngo iki wandayeho 150 ku umva iki coco ngo iki wandayeho ubwo uragiye uragaramye bakurongoreye ubuntu uzi na projet twari dufite projet ipfuye ubusa kutangiye kuyangiza hakiri kare none ubu ngubu tuzungukira hehe ubuse ko ndeba ari digi uje noneho utajya kubanga 150 ubu barugaba ko twari tubafite muri gahunda n'abandi bose se noneho uzabagira 200 kuri 200 wazibyaho ngaho noneho reka nkwereke uvaye ujye kwishyura biriya bintu twari tuzanye narinzi ko rero nkura amafaranga ndagenda nzani mfata ibintu by'abandi vaye tugende ubyishyure urumva tugende ubyishyure urabyishyura iki wagaramiraga ubusa iyo kucyo utihagazeho ukantegereza kuri gahunda vayo yes nkuko mubibonye rero ntabwo papa Sava abamama baramenshi cyane ntabwo biba byoroshye papa Sava abamama baramenshi cyane amenshi agakorwa na papa Sava urumva nyir'ubwite buryo nyir'ubwite ari we wikorera amabara ujye umenya ngo none abandi baba bagomba gukora arenzeho kuko ntabwo boss yakwigaragura ngo abandi ngo bananirwe kwigaragura Ndimbati ni icyitegererezo mu mafuti none se uyu aba ari umugore wa Ndimbati right none se ko bapanze gahunda y'ukuntu bari burya amafaranga digidigi noneho digidigi abishoje ataranayishyura bakamufa nyine ko uwo digidigi ari bari kumwe na Margarita mu nzu bagiye kubisoza noneho Ndimbati akahita bagwaho digidigi akabaha amafaranga noneho Ndimbati atinda kuza asanga aferi yabaye termine ngaye ngo so tugarutse rero kuri topic yacu no kuvuga ngo uyu munsi turacyafite wenda ndibuze kuguheraho nanone uyu munsi turacyafite amatara menshi yifuza kuza muri sinema ariko wowe urambwiye uti jewe na casting ya mbere nagiyemo nayihawe na Graciane sibyo none nkibaza ese umuntu udafite nimero ya Gracie umuntu udafite nimero ya Mama Sava umuntu udafite nimero ya Bahavu umuntu udafite nimero ya Clapton Kibonge umuntu udafite nimero y'umuntu wari we wese ushobora kuba yamufasha kuba yagaragara ubwo mperuka ikiganiro mperuka gukorana na bohashize igihe ariko ikiganiro mperuka gukorana na Rufonsina wo mu muturanyi Sandrine nawe icyo kibazo yarakimbwiye arambwira ati ikibazo tugira nuko casting zimenyekana ku bantu bafite nimero za runaka niba badafite nimero zawe ntabwo uzanamenya uko byagenze uzumva ngo wenda yarabaye cyangwa ntiyanabaye bagiye bahamagara abantu kuri telefone so niba badafite nimero yawe ntibazabasha no kumenya byibura no kuguha uwo mwanya ngo werekane ibyo ufite ari naho twahire tuvuga tuti hari abantu benshi bafite n'imishinga uyu munsi ariko icyo bakeneye ari umuntu ubatega amatwi noneho akagusobanurira umushinga ukawanga ariko wanawumvisha noneho hariho n'abantu benshi muri uru ruganda bakeneye amahirwe gusa bafite tara babashije hari abantu benshi njye mbona no kuri TikTok bakitinga gusa kuri TikTok gusa mu buryo wenda buri fan cyangwa se anavuga ati byibura umuntu uzamura kuri TikTok azampamagara so abanyarwanda bakeneye amahirwe gusa noneho nk'umuntu udafite nimero z'abo bantu ashobora gukura iyo casting uwo muntu azaca muzende ni urugamba rutoroshye gusa hari uburyo bubiri hari ukuba ufite nimero z'uwo muntu wenda iyo gushugurika nimero z'umuntu wenda ufite iryo zina muri sinema hari no kuba nawe ubwawe wakishakamo ibisubizo ubundi niyo umuntu agiye kugufasha ufite iki ngo mereho niba ufite iyo mpano koko hari amashuri ngira ngo mu Rwanda yagiye yatangizwa yo kwiga acting ngire ngo nko mu mujyi ndabyibuka hari ahantu numvise ngo bagize hari n'ibigo bikomeye bifasha abo bakinnyi bimaze kwandika izina urugero nka hapa casting center ushobora kugenda ngo hari uburyo wiyandikishamo bakajya bagufasha bagushakira amasoko y'amafilime wakitingamo uretse ko ubu ngubu byagiye byoroha kubera ko uruganda rwa sinema rumaze kugera ku rundi rwego
mbere byabaga bigoye waricaraga ukareba gusa ukavuga uti Imana mbese ugasiga usenga Imana watese nge nzabigeraho gute ariko kubera ko ikoranabuhanga riri kugenda ryaguka ni nako sinema iri kugenda itera imbere cyane niba sahizi mu Rwanda wenda dusigaye ureba filime uyu munsi usigaye uhitamo ukavuga uti uyu munsi ndareba iyi ejo ndareba iyi ejo ndareba iyi kandi mu myaka wenda yashize twireberaga wenda zirara zishya tukavuga ati ndareba Kanyombya ndareba Mukarujanga ndareba Sekaganda yewe amahitamo make ariko ubu umuntu arahitamo uti uyu munsi ndi burebe iyi ngiyi yego haba mu rwego rwa komedi ku matopiki ku maseri umva mbese mu Rwanda ngire ngo tumaze gutera imbere mu ruganda rwa sinema reka ngaruke wenda kuri Mama Sava nkurikije ku byo yaravuze ati uyu munsi byibura tumaze kubona amahitamo kera byari bigoye kuba umuntu yabona muri iyo casting cyangwa iki uyu munsi byibura hariho kubera ko hariho amafilme menshi cyane byibura niyo wabura muri imwe wabona indi niyo mwicuma filime icumi utaba wamenya aho zakiniwe ariko byibura ntiwabura imwe wamenya aho yakiniwe muri filime 12 so noneho nkibaza ngo ntawe uri umaze muri uru ruganda igihe kirekire umaze kubona wenda abantu benshi bagenda binjira no muri Papa Sava cyangwa se bagendaga binjira muri Seburikoko n'izindi wagiye ukinamo bagusangamo noneho wumvaga ko inzira yabo wenda niba hari bamwe mwaganiriye muri tara nshyashya zagendaga zigusanga muri filime bakubwira ko inzira yabo yagenze gute bakubwira ko iyo casting ubundi bayibonye bigenze gute cyangwa se kugira ngo binjiremo aho byaciye mu zindi reka nkure abantu mu rujijo cyane cyane abantu bashaka kumenya aho amakasitingi akorerwa niba ubasha kugira telefone irimo WhatsApp iyo telefone ibamo na Instagram sibyo Rosine Bazongere yakrera urubuga rwa Hollywood Rwanda Actors ruba kuri Instagram uragenda ugafollowinga gusa ukamufollow wayo casting nyinshi pe zicaho nta na casting nyambona itaciyeho iyo ubashije kubona ko hari casting iriho ubona na nimero yayo nawe wahamagara ntago ari ngombwa ngo ufite nimero ya Mama Sava ubone status ko nanjye ntago nzasevinga abantu bose ba mama nimero ba igihugu cyose so bwa gisevinga muri phone yawe ntago byashoboka niba ufite telefone gerageza basi kurikirane Hollywood uzajya ubona amakasting agiye atandukanye ari nabyo naringiye kugusubiza ntago nanone uzicara mu rugo ngo utegereze ko film izakugeraho ntago byashoboka ntago nazanga usangemo paru nawe Instagram yawe ndabizi neza ko shyiraho amakasting menshi nibagerageze bamenye abantu bakunda gukoresha imbuga za Instagram n'amanuza n'amakasting n'abakunda gushyira amakasting kuko ntago ari bose bayashyiraho noneho aribo bakurikirana cyane noneho wenda reka bite nanone mpera ku byo yaravuze avuga ku mahitamo menshi uyu munsi dufite ariko ntaza kugaruka n'ubundi ndakomeza nibana nko kuri icyo kintu cyo gutoranya abakinnyi kuko ikintu giyewe cya mbere ubu ngubu muri iyi minsi nari maze igihe ndi kwibandaho ni ukuvuga ngo ese umunyarwanda azabona amahirwe gute ari nayo mpamvu n'iyi topic twayiganiriye ngo ese dukeneye impano nshya noneho uburyo tuzibona bwo bwaba ari ubuhe sibyo kuko uburyo tubona impano nshya muri sinema of course byakabaye bica muri casting auditions n'ibindi sibyo so noneho mu gihe abantu benshi batabona auditions wenda tuvuge ngo yego hari abazipostinga ari kuri Hollywood Actors ya Rosine Bazongera arazipostinga ari nanjye ndazipostinga Paru Productions kuri Instagram cyangwa se kuri Rukundo Paru ndabipostinga ariko ntabwo wenda ushobora kuvuga ko natwe ntabwo tuzipostinga zose uko zakabaye birashoboka ko hari iziducika hariho ababa batatubwiye bati wenda uyu munsi uko ndabizi ko dupostinga nyinshi cyane ariko ugasanga hari filime zakozwe utanamenye uburyo byagenze wenda ntabwo navuga ngo ziba zakozwe zitakozwe casting ziba zakozwe hatabayeho casting ariko ni n'uburenganzira bwabo uburyo batoranya abakinnyi n'uburenganzira bwabo ariko ni ukuvuga ngo niba ari ibintu nkunze gufollowinga cyane ari ibintu ukunze gufollowinga cyane ariko ugasanga hariho ibyabaye utamenye nayo ni possibility yuko bishobora kuba bitabaye sibyo bivuga ngo haracyari imbogamizi kuba shaka kwinjira muri uru ruganda noneho mpite ngaruka kuri ku mabwiriza Rwanda Film Federation iherutse gusohora
urugaga rwa sinema mu Rwanda cyangwa se abahagarariye urugaga rwa sinema mu Rwanda baherutse gusohora avuga ngo abantu wenda bakinishwa filime zimeze gutya harimo wenda iby'abana byo bakinishwa filime runaka cyangwa se batanabwiwe ababyeyi babo ibyo byo ni n'itegeko ni n'amategeko asanzwe ahanwa n'ubundi na leta ntago ari kuvuga ngo ni Film Federation yabizanye gusa ariko noneho hariho n'itegeko n'amabwiriza avuga ko hariho ngo abakora filime kuri YouTube bo bisize urukozasoni bakora filime kuri YouTube noneho ugasanga ngo bakinishije abakobwa ngo ibintu runaka bo ubwabo bise by'urukozasoni nubwo mu by'ukuri batasobanuye neza iryo jambo urukozasoni kuko na YouTube ubwayo ntabwo ishobora kukwemerera gushyiraho ibintu by'urukozasoni kuri YouTube nayo mu mabwiriza yayo birimo so sinzi icyo bashatse kuvuga ku rukozasoni ariko noneho nkibaza jewe hava ntibyaba ari cya kindi cyuko Mama Sava ashaka gukina filime ariko yabuze ahazikinira nabona umutipe wo muri Karisimbi Beauty jewe hari filime nshaka gukinisha azahita ambwira ati giye ibyo nkinisha byose rwose ndabikina sibyo kubera ko Mama Sava icyo ashaka ni amahirwe kandi yabuze undi muntu umuha amahirwe muri izo filime twita inzima sibyo so ahuye n'umuvandimwe aramubwiye ati giye mfite filime ariko kugira ngo nyigukinishe umukobwa uraza kuba urimo araza kuba yambaye akajipo kagera ahangaha araza kuba turafilima ikibero cyose n'iki uri kubyumva ambwiye ati jewe rwose icyo nshaka ni ukwerekana tara yanjye uri kubyumva ibyo munkoresha imbere ya kamera ntacyo bintwaye so icyo kibazo cyo ntigishobora gutera nyine kuba abantu batabona ayo mahirwe menshi ngo berekane itara ntibishobora gutera kuba abantu noneho bashobora kuba bajya mu bindi urumva bikaba byahera no kuri icyo kibero bikaza kurangira bagiye no mu zindi filime wenda zo twita urukozasoni noneho za nyazo bakaba babyinjiramo kubera bavuga ngo niba se ibi bintu barabinkundiyemo kuko izo filime ziranakundwa kuri YouTube so niba umuntu yarabonye ikibero cyanjye akabinkundira undi akavuga ati noneho reka duhere ku kibero tuzamura hejuru nabyo nkabikora nkabona abantu barankunze undi ati noneho n'akari gasigayeho reka tugakureho sibyo so kuko aho uhereye ugenda uzamuka n'ubundi sibyo so ibyo byo ntibishobora gutera ko abantu batabona amahirwe menshi ntibishobora gutera noneho ko umuntu yajya no mu bindi bikorwa bitari bizima ni ukuvuga mu Rwanda turacyafite isoko ritoya rya sinema turacyafite isoko rito pe YouTube ni inzira isa n'iyafashije abantu kwerekana ibibarimo sinzi niba kuko twarayikoresheje nabi bamwe muri twe ntago ndamenya ko ntago ndiyumvamo ko naba judging kuko nanone ntago tuzakora filime zo mu rusengero ngo dukore filime zo mu rugo dukore tuzakora filime ku buryo ku buzima bugiye butandukanye ntago ndamenya niba twemerewe gukina filime z'urukozasoni mu Rwanda ntago ndamenya niba wa mugani wawe ijambo urukozasoni ntago barusobanuye neza ngo turwumve ariko abana b'abanyarwanda n'umuco nyarwanda ngo ntago twemerera gukina twambaye ibintu bigufi ntago twemerera gukina twerekana imyanya yacu y'ibanga sibyo njye numva njye no kubihuza n'aba ba producer baza batekereza ko kugira ngo agukinisha ariko mubanza mukaryamana reka mbihuze ibyo bintu bibiri niba warabuze filime yo gukina ntago bisobanuye kujya gukina wambaye ubusa kugira ngo umenyekane kugira ngo mbe Mama Sava cyangwa kugira ngo mbe umukinnyi runaka wagera ku rwego nk'urwo ndiho ntago bizansaba kwambara ubusa kuko tuzi Esperantia ni urugero rwiza rw'umukinnyi wa filime watangiriye hasi cyane arazamuka still now ni umustar sibyo utarigeze wiyandarika utarigeze wambara nabi kandi ni umustar mwiza sibyo amafilme akinisha abantu bambaye berekana ubwambure bwabo akenshi ntagagera kuri impamvu abo ngabo bumva ko kubera yuko Mama Sava anze kunyinisha Papa Sava nanyinishe bamenya nanyinishe na Clapton nanyinishe Paru akabambwiye ko nzambara agasutiye n'agasuve kugira ngo bumustar Paru ntago filime nta hantu izamugeza ntago izamugeza kuri ibitekerezo bye bizabira ku bwambure bwe abamuri bazaba ubwo ikizakurikiraho nuko azajya gukina prom nta yindi filime azakina yindi uwo muntu nta n'impano azaba afite ntabwo ufite impano igupushinga kujya gukora ikintu kibi kugira ngo ukunde wamamare
reka wenda nkugarukeho uyu munsi urimo urakora na filime zawe nyuma y'uko ugiye mu ndoto, nyuma y'uko ugaragaye mu ndoto uyu munsi watangiye gukora noneho nawe filime zawe bimwe mu bihangano byawe uri kugaragaramo. Nagira ngo mbere y'uko wenda tubyereka abadukurikiye ubanze udusobanureho gato igihangano uri gukora cyitwa gute, gishaka kuvuga iki, abanyarwanda bakitegeho iki mu minota mike cyane. Murakoze. Filime natangiye gukora nyuma y'uko nkunze umwuga wa sinema yitwa Gahagama. Ni seri izaba ari nziza kuko ngereranije itangiriro ryayo tumaze kwa prodinga episode 2, ariko uburyo feedback cyangwa se comment baduha batubwira yuko ari byiza. Burya abantu iyo babikunze bahita babaha umurongo uko bigomba kugenda. Filime yacu rero Gahagama ishingiye ku muco, kutwibutsa uko kera twabagaho. Ngire ngo mba ndi umusaza njyewe, ninjyewe witwa Gahagama, ndi umusaza utumva nyine gusaza ni ugusahurwa. Murakoze. Ndacyafite imyumvire ya kera. Ni ukuvuga ngo iriya sitori izaba iryoshye cyane, nibwo tuyitangiye vuba, ariko nzi neza yuko izaba nziza nkurikije nuko n'itangiro ryayo. Reka rero noneho tubanze twereke abadukurikiye inshamake z'iyo filime. Ni filime y'uruhererekane yitwa Gahagama. Ni umusaza Gahagama, nkeka ko abantu benshi bamaze no kwita umusaza Gahagama kubera ko baba bamuhamagara umusaza Gahagama buri gihe. Reka tubanze turebe inshamake z'iyo filime y'uruhererekane yitwa Gahagama, turagaruka mu kanya n'abashyitsi bacu. Dore amazi ni aya ngaya mwana we, n'umuriro ni uyu nguyu mwana we. Mwiriwe muzeyi, mwiriwe agasaza we. Mworora inkoko norora agaca. Agasaza ngo ni Gahagama nyaguhagamwa n'iminsi, ariko Gahagama n'abagoreweho koko. Reka nigendere muze, urengura intumva mara intongo. Yes. Mama Sava isava ngo mbega umugani. Umugani waciwe urawumvisha Mama Sava. Urengura intuza ki? Urengura intumva amara intongo. Iki? Urengura intumva amara intongo. Urengura intumva amara intongo. Urabona kera hari ukuntu waba ugeze nko mu masinde cyangwa se mu murima urimo bya bitaka bikomeye cyane ari nko ku zuba. Urengura intumva nyine amara intongo. Ushobora kuba wenda uri nko gutera ikintu wenda nk'igisiga cyangwa se inyoni, ariko itari kumva niyumve, ukayora bya bitaka byose ukabimara kubera ko itakumvise. Nicyo uwo mugani rero Gahagama nabonye yahagamye ubuyobozi, nkeka ko ariyo mpamvu bamwise Gahagama. Urumva akaba nayo ntumva hari inari no muri ubuyobozi se bizamara intonkora cyangwa bizagera aho Gahagama yumve bizagenda gute, cyangwa abantu bakomeze bategereza rero. Burya hari ukuntu nyine umuntu avuka akavukana imico n'imyitwarire itari myiza, noneho yanasaza ya mico n'imyitwarire itari myiza bikarushaho. Nicyo iyi nkuru ivuga, kuko burya ntabwo uba mubi cyangwa se ntabwo ugira ingeso mbi ari uko ushaje, ahubwo no mu mikurire yawe. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo umwana apfa mu iterura, niko bajya bavuga, cyangwa se ngo hari undi mugani bajya baca ngo uburere buruta ubuvuke. Uko umwana yakuze no mu misazire ye niko asaza. Niba kano kanya nakuze navutse ndi umwana ugira amahane, nkakura mfite amahane, nagirwa inama no mu misazire yanjye, ntabwo bangira inama ngo numve. Ubwo nyine niwe Gahagama. Nibyo koko. Noneho uyu munsi umaze kwinjira muri sinema, iki abanyarwanda bakwitegaho noneho nk'impano nshyashya iri kwinjira muri sinema? Turimo turanasoza wenda kuri topic yacu twavugaga mu kanya.
mbega njyewe ikintu nabizeza ni uko naje nje kuko intego yanjye niyo kugera kure kuko nyuma y'uko nkunze umwuga wa sinema cya mbere na mbere burya ubanza ugakunda cya kintu hapana kukijyamo uvuga uti kangerageza amahirwe ubanza ukagikunda wamara kugikunda ukavuga uti iki kintu kuva nyikunze ngiye kugikora ni nayo mpamvu ubona ko muri no filime hazagaragaramo ibikoresho byinshi bya kera bya gakondo sahizi hari umuntu cyangwa se n'abana b'ubu batazi ngo iki ni igiki iki gikoresho se abantu baragikoreshaga kubu wenda uyu munsi tuzi kunywera mu matansi urukebano umunyarwanda yarunyweshaga amazi ese yanyweraga igikoma muki sibyo ese kera icyuma gisya inofu tunywamo igikoma kitarabaho niki urusyo ingasire niki buriya na kiriya cyuma gisya ni urusyo yego nubwo kuvuga icyuma gisya aha urakoze narwo ni urusyo ariko noneho urusyo rwa kizungu rutaraza urusyo rwa kinyarwanda rwari uruhe aha rwari uruhe babonaga ifu bigenze gute bakanywa igikoma bigenze gute iyi filime byose bikubiyemo ibikoresho twabishatse ku bwinshi mbese abanyarwanda nzi neza yuko izabaryohera hari ahantu hano ni no muri sene niba ntibeshye iyi sene ibanzeho aho umuyobozi aza kubwira uyu musaza amubaza ati se tuje kureba mufite amazi mufite umuriro mwitwara gute muri iki cyaro akatumaho ku ruho niba ari uruho yazanye barumuzaniraho amazi cyangwa urukebano barumuzaniraho amazi arangije acana n'umuriro mu ziko aramubwira ati rero dore wa mwana we amazi ngaya ku rukebano ati amazi ngaya ati umuriro nawe nguyu dore ni ahangaha ati amazi ngaya umuriro nguyu nawe arawucanye ati ubwo nibyo dufite undi ati ndababaza amazi yo mu tiyo n'umuriro atari ngo ibyo dufite nibyo nkweretse ushatse wanambwira so ni filime rero nkeka ko wenda uretse no kutwerekana uretse no kudusubiza mu mateka izadusetsa cyangwa se ikaba yanatwigisha na byinshi wa mugani nk'ubu niba ubona ibikoresho bya kinyarwanda muri iyi filime ubonamo inkono y'itabi ubona wenda uzagenda utwereka byinshi muri iyi filime ariko mbere y'uko wenda tuva kuri iyi filime wenda tukaba twanasoza kuri topic twavugaga reka twongere turebe agace gatoya k'iyi filime turagaruka dusoza na topic yacu bite sha sawa meze bite meze bite sawa uvuye kwa Gahagama kubaza ibyerekeranye n'amakuru y'ibijyanye n'iterambere ariko Gahagama aransuzuguye ku buryo bukomeye cyane kandi kuba mavuye namujyanye numvisha ariko se rikomeye cyane ugiye kujya kwa Gahagama umumfatire nurangiza umunyanzanire ku murenge umunsangisheyo ihute mu minota itarenze 30 umuntu umugesheje ku murenge wivunika ibyo ndabishoboye nicyo ibyo ndabishoboye cyane rwose sawa nyaruka yes saza ngo Gahagama karagasaza ngo ni Gahagamanya guhagamwa n'iminsi ndaje karambona urushaje pe papa mbonye umujandarume hariya kandi agiye kuza hano kije kugira giteze ntabwo mbizi dore nguri yahageze iyi ntumvise ije kugira ete hano uranyumvira di reka mbacika ariko ntabwo bazamfata Gahagama baranyitiranye Yankuri soye ndi kubaza bite Yankuri soye ndi kubaza Gahagama arahari papa arahari ugenda muzamubona
uzamubona mwihisha kuye ari he wamuha uburenganzira nkajya kumwishakira tamboka genda umurebe yes iyi rero ni Gahagama ushobora kujya kuri YouTube watubwira YouTube abantu bashobora kuyirebaho iri kuri YouTube maranye iminsi yitwa Ruhongore ya ushobora kujyaho bagasacinga niho Gahagama turi kuyishyira niho turi kuyinyuza kuko ibikorwa byose niho bizajya bica kuko no mu gihe kiri imbere hari na projet y'umuziki izajya haca kuri Ruhongore ya Ruhongore mbese umuntu wese uzayikurikira cyangwa se uzatubera umufana ntabwo azagira irungu hazajya haca umuziki w'ikinimba wa kinyarwanda mwiza cyane n'ino seri hari n'amaproje mashyashya tuzakora yose ni hazajya aca ya nakunze uburyo casting muri iyi filime urabona hari ukuntu ubona nk'uyu muyobozi yego hari ukuntu umubona ugahita ubona hari umuyobozi basa muri karitsiye iwanyu ugahita ubona sinzi nawe babibonye urabona n'uyu n'uwari reko defense n'abari daso nawe rwose ubona ko harahari ari umwe koko urabona ko utumubona ukavuga ati uyu muntu ndamuzi muri karitsiye so urabona ko ni abantu mwagerageje gukora neza casting n'amashusho yayo arasa neza ku bantu bari kubibona amashusho yayo arasa neza cyane ubundi acting nayo uriya musaza rwose arabibashije uriya musaza afite agasuzuguro karenze wagira ngo kateze indege bakazanye muri karigo y'indege mu bigaragara byo sera aranashaje arashaje wumvise amagambo urebe story yiwe wumva imigani akoresha umwana urashaje ni nawe uyandika iyi filime niwe uyandika mwana urashaje waba arashaje urashaje kabisa buriya ni uko ibyiza biri imbere kuko ngenzi neza yuko itangiro ry'ino seri ry'iyi Gahagama tuyitangira narayitondeye cyane ndavuga ni byanga byakunda nubwo nazina ndagira remereye ino filime nzayikora neza ku buryo izagera ku rwego rushimishije mu Rwanda ya amasava dusoreze topic sibyo twamaze kubona ko mu Rwanda impano nshya zikenewe noneho tubwire nkawe umaze igihe muri uru ruganda ubona niba zikenewe izi mpano nshya zizadufasha iki mu guteza imbere sinema nyarwanda izi mpano nshya icya mbere zizakomeza sinema nyarwanda kuko nko kubona filime nk'iyi ngiyi uterwa ishema n'ukuri mu Rwanda rufite filime nk'izi nibura uvuga uti mu Rwanda umuntu waza kunsura aturutse hanze y'igihugu yaza nkamubwira nti hari filime yitwa gutya na gutya Gahagama niyo umusaza umeze gutya na gutya amprise iri mu muco nyarwanda urumva ko ni ibintu dukeneye ni ibintu tuzanifashisha no mu kurera abana bacu ukamubwira uti mu muco wenda amamiza ari kure ariko hari filime rwose yari irimo ibintu by'umuco bimeze gutya ni ukuvuga izi mpano nshya ziri gukomeza sinema nyarwanda turazikeneye turazikunze kandi nangeraga ntabwo ari uko hari aho mba nagera nta hantu ndagera ariko nibura aho umaze kugera gato maze kubona hari umuntu ushobora gufasha nkamubwira nti bikore gutya bizagenda gutya yes impano nshya ni mutwegere niba wenda utabashije kubona mama Sava vis-a-vis ngo muhure muganire ariko nibura unamushaka no kuri social media yes mushaka kuri social media niho uba amakuru yose atangirwa ntabwo abantu bose bahura ntabwo bishoboka reka tuvuge ko wenda nta na telefone afite atambonye ariko nibura afite amahirwe yo kubona papa atashye cyangwa mama akareba filime ya papa Sava ukabona mama Sava kandi ukabona rwose ewana ukunze gukina nubwo udafite ahantu mukuru tangira ubyimenyereze nawe ujye hari umere nk'uri gukina buriya gukina filime njye mba mbona ni nka hobby yanjye ni ibintu binjyohera cyane ni ibintu bimfatira umwanya munini niba ukunda filime utarabona inzira yo kubicamo nibura byitoze nibura itoze gukina filime ku buryo nubona ahantu upfumurira ukinjira uzinjira ufite icyo ufite nk'ubu ngubu uyu mugabo Thierry yanshatse igihe kinini ngira ngo ntanamuha umwanya ariko nkabona ko ari umuntu ufite ikintu ashaka
afite ikintu ashaka pe Arabyigana Yes, kabisa. arabyigana yaragerageje aravuga ati mfasha basi umfashe gato ariko ugira icyo umfasha Kabisa. nta mafaranga namuhaye nta kintu namuhaye yanyeretse ubushake muha inama ndamubwira ntibigenze gutya na gutya na gutya arabikora ubu muri kubona Gahagama ni n'umusaruro mwiza w'ubushake bwiwe mu masegonda make cyane nicyo wabwira ku myumvire wenda y'abanyarwanda kubera ko haracyarimo n'imyumvire rimwe na rimwe kuba areba filime nyarwanda no kuba zikora umuntu akaba yareba filime gutya ikiniwe mu cyaro agahita avuga ngo ubyumva kandi ntabwo filime zose twazikinira mu mujyi ntabwo ariho story zose zigomba kujya so noneho iyo nkeka ko ari imyumvire mibi kuba wavuga ngo abantu ngo bari mu rutoki ugahita wumva ngo ni bya bindi byabo ubyumva kandi iyi filime jyewe nayirebye neza ni filime yagira story nzima urumva inaryoshye ifite amashusho aryoshye ariko noneho hariho n'abantu bahise bambwira hari umuntu wayirebye ahita ambwira ngo gusa ngo izi filime ngo zikinewe mu byaro none se bazijyane Gahagama urabona uramujyana mu mujyi urumva mu masegonda make nka 20 n'icyo wabwira abantu kuri iyo myumvire bahindura imyumvire kuko buriya ibintu byo kuvuga ngo zakenewe mu cyaro murashaka izi Kigali ariko mujya mwibagirwa yuko tutari imijyi iteye imbere ku buryo filime ntago filime yo mu Rwanda nishaka ibarakiniwe muri KCT cyangwa mu mazu atangaje hano mu Rwanda ntago izatana na filime y'Inyamerika babonze bumve yuko turi gukina umuco wacu igitangaje nyine cyacu cyo kuba tutarafunguka mu mitekerereze y'ibyerekeranye na sinema Gahagama hano ari gukinisha inkono y'itabi uri kubona nta kibazo ko birafitinga n'ibyo arimo arakoramo hano n'uburyo hameze n'amazi ari gukiniramo n'ibiki nyamara winjiye muri ariya mazi akanganya ari kunywa itabi turamujajinga nawe ni ikibazo cyo kuba ari imitekerereze tutarahindura filime zigaragara nk'ari izo mu byaro nizo ziri ni wo muco wacu turi gukora umuco wacu turi gukina imico yacu ni nko kuvuga ngo icyo gihe ni ukuvuga ko filime y'Inyamerika ifite umwanya munini mu Rwanda kandi ntabwo tubishaka ntabwo dushaka ko filime zo hanze zifata imyanya minini mu Rwanda nyemerera nguce mu ijambo kubera ko amasaha ari kwirukanka ntabwo ari kutwemerera noneho mbaze Thierry ijambo rya nyuma muri iki kiganiro ashobora kubwira yaba abakunzi be n'abantu bazareba Gahagama ndetse n'abantu wumva ko bakureba muri rusange gira ijambo ritoya mu masegonda 30 wababwira ubundi dusoza ikiganiro icyambere na mbere nababwira yuko mbakunda mbere yuko nekereza gukora ino projet nuko navuze nibyanga byakunda iki kintu ngiye kukibaha kandi nyiha abantu nkunda burya hari ukuntu ukora ikintu ariko ukamera nkaho uri kwangiza mwabikomojeho ku bantu wenda bakora filime zidafite mbese z'urukozasoni nk'uko ariho ziri kuganisha burya ntabwo hari iyo uri gukunda abenegihugu ntabwo uri kurera ahubwo uba uri kugira gute uba uri gusenya no gusenya umuco rero niyo mpamvu nababwira ni filime ni nziza mbahishiye ibintu byinshi si iyi poroje yonyine hari andi maporoje azajya aca kuri Ruhongore mbese umuntu wese uzankunda nk'uko mukunda ntabwo azahomba pe nyemerera nguce mu ijambo amasaha yadufashe gusa nk'uko yababwiye arababwiye ati jyewe nzabazanira umuco nzabatoza umuco nzabigisha umuco nzawubibutsa umuco ku buryo mwongera mukagira n'iyo nyota yo kuwukunda mukongera mukagira hari imigani kera ababyeyi bacu baduciraga tukumva urimo urabyumva nk'umuntu wari uri aho ngaho Bakame wari upyisi ukumva wari uri hafi aho ngaho mu ishyamba muri iryo shyamba uburyo bari kuwuca ukumva wari uri aho hafi muri iryo shyamba uri kubireba ukuntu byirukanka nawe uburyo bisakirana ari naho wenda ari nayo mpamvu nkeka ko dushobora kuba twarakunze nk'hano mu Rwanda dushobora kuba twarakunze Tom and Jerry kubera ko Tom and Jerry wasangaga ari wa mugani wa Bakame na warupyisi nabo birukankaga gutyo ejo bakaba inshuti ejo bakaryaryana ejo bakirukankana so nawe ati rero nshaka ko nanjye mbazanira ibintu bimeze nka gutyo mama Sava nawe akabwira abashaka kwinjira mu ruganda rwa sinema abafite iyo nyota abafite iyo tara si ukuvuga gusa ngo ushaka kubijyamo kugira ngo ube umusitari niba nta kintu uzanye kuri table niba nta yindi nyongera uzanye yo kuvuga ngo jyewe nubwo mbikora nshaka no kuba mbibyazamo amafaranga cyangwa se n'iyo fame nkayibona ariko ndanabikunze nshaka gucisha
izo message yaba Papa Sava yaba Paru yaba Clapton yaba bazongere cyangwa bahavu, izo message bari gutanga nshaka ko nanjye zinyuramo nkazitanga mu isura yanjye nkazibwira abantu, kuko numva ko hari uburyo nshobora kubikora buzima bwafasha abanyarwanda muri rusange. So wenda iby'umuco twagiye tugarukaho dushobora kuzabiganiraho mu biganiro byacu by'ubutaha kugira ngo tunumve ese bundi umuco wacu, kuko nabwo hari uburyo tubivuga tukabigoreka, ese ubundi umuco wacu wo ni uwuhe, ese umuco urakura ukaba wavamo ikindi kintu, ese umuco wacu twakawusigasiye mu buhe buryo. Ibyo wenda bishobora kuzaza mu biganiro byacu by'ubutaha. Niba ushaka kujya umenya aho casting zabereye, Mama Sava yakubwiye ngo hariho Instagram ya Bazongere Rosine yitwa Hollywood Rwanda, niba ntibeshye neza, Hollywood Actors Rwanda, ni Hollywood Actors Rwanda, Hollywood Rwanda Actors, yego Hollywood Rwanda Actors. Ushobora kujyaho ukayifollowinga ukajya ubona ibintu byinshi cyane n'abakinnyi bose, abakinnyi bose bo muri uru Rwanda baba bariho bagenda babashyiraho uko umunsi uko ugerageje kuzamura umutwe aba yakubonye agahita agushyiraho akabwira abanyarwanda ati uyu muntu araje mu mwitege gutyo gutyo. Bivuga ngo nawe ushobora kuzisanga uri kuri urwo rubuga, kandi ni urubuga rukurikiranwa cyane rumaze gufollowingwa n'abantu barenga 120 gutyo. Ushobora kujya kuri Paru Productions kuri Instagram ukayifollowinga ukajya ureba izindi casting zaba izaciye kuri Hollywood cyangwa se n'izitaciyeho, ukajya ureba izindi casting. Ushobora kujya unyandikira no kuri Instagram yanjye iri personnel ariyo Rukundo Paru, ukambaza ibibazo runaka, ukaba wadusaba ibyo abo abantu runaka dushobora kubatumirira. Ushobora no kujya no kuri Radio TV10 Rwanda nabwo ukatubwira uburyo ukunda ibiganiro byacu. Njyewe rero wabagezaga iki kiganiro ngiye kubasigiramo filme ya Fast and Furious Presents Hubs and Show, ni trailer yayo Fast and Furious Presents Hubs and Show. Ubu ni uburyo bwo kubategura ku bantu bategereje Fast 9 cyangwa se Fast and Furious 9, uburyo bwo kubategura uyu munsi. Niba nta gihindutse iyi filime mushobora no kuza kuyireba, Fast and Furious Presents Hubs and Show. Reka jewe rero mbasezere, nitwa Paru wabagezaga iki kiganiro. Ibiganiro byacu bya sinema nakagaruka, mugira amahoro y'Imana. Pick a door. All right then. No, that's my door. Pick another door. What's wrong with you? You know what? You were right. This is your door. What's the matter? You got a lot of bad guys behind that door? Access granted. Access denied. Access denied. Access denied. Luke Hobbs and Deckard Shaw. We've got unfinished business. Shaw's sister took something from me. A virus that could wipe out half of the population, and I want it back. You want to tell me just what we're dealing with here? It's my sister. Family business. When it's the fate of the world, it becomes my business. This whole thing sounds really dodgy. Look after your sister. Listen, I'll handle it. The only way we survive this working together, like a team. Let's do this. Buckle up, fat boy. On my 3. 1! Woo! Hey, see the look on his face? You have no idea how long I've been waiting to do that. Yeah, 'cause it's one time! The music's already started. Let's see if we can get in sync. So you guys are being hunted by an army of mercenaries led by a genetically enhanced soldier. Look at me. I'm Black Superman. You're crazy. Damn. He really is Black Superman. You need to get off the grid. Where? Home. My baby's come home. I'm sorry to bring trouble here, Mama, but I need my brothers. This family is going to war. We're gonna need cars and guns. Mama, where's all our guns? I get rid of them. Very noble, Mrs. Hobbs. We are
sure is trouble. That's an understatement. Let's get old school. Well, all right. Come on! We're going for a ride! Woo! Tell me this is not happening.